kenshi tugwije umubare wari gusenya ingo arabarokore abarokore dufite case imwe kumva ko tuzahoranga mu gitambaro no mu bikanzu birebire mu bana mu murimo w'Imana yego hanze wavuze ijambo rikomeye n'iryo ngiye gukoresha abantu banyihanganire Satani yahinduye strategy y'uburyo yambika abakozi bayo yego muririrwa mukubitana imitego n'abambaye imuntege mukabizibona yego muririrwa mugongana n'ibigusha ngiye n'umgendaza no kugwa icyo kigusha twijyanireyo arakubwira ati mwami Yesu rimwe kabiri mugata muganira ibyo mu majyepfo nta kindi kiganiro niya guhanura atakubwira ati mu majyepfo wacitse intege noneho ugahita uvuga ati rwose Imana impa imbaraga zo mu majyepfo nukuri agahita kubaza ngo mbese byagenze biti urumva akunda utwo dukuru turamuryohera cyane noneho kandi akora buryo ki abakora geste zikwereka ko agukeneye yego none tubwizanye ukuri niba twafungura radio tukumva makuru yego tukamenya aho igihugu kigeze twajya kuri social media tukareba iri kuhabera ni gute tutazihangira udushya tuvuga ngo ariko se Marie Rose kugira ngo izina ryanjye ryaguke ndakora iki yego ese kugira ngo umugabo wanjye muhindurira agashya ndakora iki ugasanga nuhindura uburyo urisenyero kandi ubwo wenda wagiye mu kagoroba k'ababyeyi yego bakugiriye inama baranakubwira ati nyabona iyo umugabo avuze uraceceka La protection de mon cœur Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Umugore yageze kuri kavuga ngo Mariro nibi y'Imana ikibaho. Yego. Kandi kagivuga ngo izambura ngonga inkweto ngo niba ari z'abedomo ngizibahondagure mu mutwe. Iza abo bedomo izabahonda igikweto mu mutwe. Yego. Kuki Imana itibuka amasengesho twasenze umugabo wanjye akiri umukarane? Tutaratera imbere. None uyu munsi twavuye ku bukarane turi ku modoka nibwo yamenye ukuntu ibyaha biryoha. Rero uburyo hari uburyo bubiri buri mu ngo. Ngewe noneho namakuru niboneye ya nyayo nabonye aho umugabo akubitwa inkebyiri n'umugore. Nabibonesheje amaso. Bishatse kuvuga icyo abo bantu bafite business bakora. Noneho umugore yari yicaye mu bagabo nka batandatu. Noneho umugabo nawe aravuga ati hari umugore wanjye ari kugira ngo bakomeze bishimisha. Yego. Noneho nawe avamo ahita ajya kwicara mu bandi bagore. Wa mugabo noneho umukozi aba bakozi dufite Nyagasani Imana. Mukozi ahise agenda yiruka ahita ajya mu gutwi kwa nyirabuja. Nyirabuja yahise ahaguruka rero ahagurutse aragenda agwaho umugabo ari yamukyamuye inkeshatu nziza. Amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo urimo urasesagura umutungo w'urugo kandi umugabo nawe ahavuye amubona mu bandi bagabo bangahe batandatu ntiyamukubita avuga ati umugore arimo aragira ngo business igire gute yaguke. None tubwizanye ukuri umugore utatinye kugukubitira imbere y'abantu mu rugo bimeze biti umugore utatinya umugabo utatinya gusebya umugore we ku nshoreke tubari ko tuvuga niko bibiri bita utekereza ko urwo rugo rufite amahoro ntashyo kandi nitugarukana none ku mpande zombi zo mu rugo nshingiye nko kuri Maria Rosa na situation ngiye mvuyemo itoroshye urugo ni ikintu gikomeye Shondi navuze ijambo rimwe ndavuga ngo ibintu byose byo mwisi wabihabwa n'abantu bikemera ariko urugo rwiza umuntu aruhabwa n'Imana. Amen. Rero ikintu nari mbivugiye ushobora kugira ishyaka ryo kubaka kuko umubaje w'imitima ntiyayiringanije ugasanga Marie Rose nta shyaka ryo kubaka mfite noneho ugasanga bimwe nge niyubakiye cyangwa se ndi kurwana kugira ngo nzamure iterambere ry'urugo rwanjye ninjye uri kurusenya. Bivuge ngo dufite abagore bitwa babwenge buke abagore baraza kwihangana ndavuga mu makota abiri ko nta undi bugo kugira no kubagabo kuko jewe byombi nabinyuzemo kuko nubundi byombi watangiye ubivugaho jewe byombi nabinyuzemo nize kubaka kuri kotimwe yego ndakora pengerageza no kubaka kugira ngo
buriya hari ijambo njya nkunda kurinda rivuga ngo ntabwo nzaba icyo abantu bavuga ahubwo nzaba icyo njyewe nshaka kuba cyo. Amen. Twarubatse bikomeye pe, buriya uzacunga umugabo wese aharanira kugira ngo adasuzugurwa mu bandi bagabo. Yego. Impamvu aharanira ni iki? Agerageza kwambara umwenda usa neza. Ndiyo. Kandi ni tunagenekereza uyu mwenda usa neza no mu bukwe ari ubukwe y'ubutashye bakwicaza imbere baravuga ati hari uyu muntu ashobora kuba ari umuntu kazi. Yego. Ni naryo rya shema arwanira avuga ngo ejo ntazagira ikintu abana banjye babura ugasanga bamfasheho ijambo. Umugore wanjye atazifuza igitenge cya runaka. Yego. Nabwo nkasuzugurwa. Kote ya mbere iri ku bagore ritunyurwa. Yego. Ntabwo tunyurwa habe na gatoya. Yego. Niba kandi natwe tuvuze ngo turakoze duhita dushaka gutegeka. Yego, abanye ibintu biri mu rugo. Yego. Kandi nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Ubwo rero bivuge ngo turi gushaka kwambara icyubahiro cy'abagabo tukacyambura abagabo bakaba abagore. Ngire ngo byura byumvishe neza. Ndacyumva cyane. Ku ruhande rumwe. Hanjye reka nihe urugero kwa ko ninjye byabayeho. Tukiri hasi kamba ariko mvuga. Yego. Nkipima nk'ibiro nka 10 Yego. Mfite udufoto jone rena dupostinze abantu barumirwa. Ubwo yenda yari nka 40 ntabwo ari nka 10. Si wowe nese nakenyeraga hari ibitenge batujya twita rugo rubi. Ubwo nibyo byamusazi njya numva. Hoya musazi yitwa nkenyera vuba ntarizinga. Ndiyo. Mana yanjye. Yego. Noneho rugo rubi iyo nayikenyeraga ngiye we gatatu. Ye baba. Wowe yo ntambuka. Yego. Iyo ntambuka igenda ihwaraza. Kubera ko nyine niki ni rugo rubi. Cyo gihe nari mfitiye ubushobozi. Ntabwo yarenza agasambiri atarakandagira mu rugo. Kubera ko nyine twari kuri rugo rubi. Yego. Twafataga urukoma tukafata inkoma nk'eshatu. Yego. Tugatekera mu isafuriya imwe tugasuka ku rukoma tukongera tugateka. Yesu we. Twarakundanaga. Nawe arabizi. Yego. Yego. Noneho twese umwe aca hasi undi aca hejuru. Duhita tugira amasafuriya abiri. Yego. N'imipfundikizo yayo. Yego. Tayari duhita twimuka mu kujya gushaka ibikenyeri byo gucanisha. Dutangira kwigurira umwase w'ijana. Yego. Unyumve neza cyane. Ndakumva cyane. Noneho ibyo bivaho tumenye uko imbabura igura. Urumva biba birimo birigenda biza. Kandi icyo gihe nta hantu agira gutsimba na telefoni bari imwe. No kuri. Na password ziba ari imwe. Kubera iki? Icyo gihe nta ubona ko uri mwiza. Kabiri nta ubona ko uri umugabo mwiza. Intumbero y'icyo ushaka kugeraho ejo batazansuzugura ukorana avantage. Yego. Ukava ikintu cyatubayeho nawe arabizi ukava kufata urwiri bahinze mu murima. Yego. Karukunkumura neza ukarwanika ku mugoroba ukarwanura ukarenzaho umusambi warangiza ukiyorosa. Twarakundanaga. None ibyo byombi yo mu bivuyeho rero hakamenya amatori kinjira mugahindura mu masafuriya 3 akabamo y'icyayi kazi y'imboga n'iy'ubugari. Yego. Kana muri sararo mukekari n'ijerekani muvomeramo subwo twakebaga hari ukuntu sinzi nari ababyibuka wakebaga injerekani yamenetse ukajya wogera mu gace gasigaye. Ukura hintuze indiba yo hejuru nako ahantu wigeze ubibona. Hari ahantu naba narabibonye ngewe. Cyangwa ukamera gutya hejuru. Noneho igasigara ifukuye ndani. Yego. Noneho ahandi ahaca amazi bakahafunga. Yego. Noneho bakajya bameseramo cyangwa bakogera. Noneho hari n'ukuntu ibibindi cyangwa se reka mvuge ngo icyungu. Yego. Nacyo mwagitekeragamo kikagera ku rwego munsi kiroboka. Nacyo bahitaga ugihengeka neza kugira ngo ujye ucyogerezamo ibyombo. Yesu wanjye. Byo ntago rero ukafura umwenda uri buwambare mu gatondo
cyangwa se ukanawicaraho kugira ngo wume bwa bushyuhe bujye bujyamo wume, cyangwa hari akandi kantu batazi, ugafata ahantu watekeye ugafata umupfundikizo cyangwa isahani ukajya ushyiraho wa mwenda ugenda uwuhindura. Icyo gihe ko twakundanaga ari sheri ishusho, icyo gihe ko nta password yabaga muri telefone, dore ko twanagiraga imwe. Yego. Ariko mu munsi umwe cyangwa mu gitondo kimwe byahindutse nk'umurabyo. Nisanga nabonye abagabo bambwira ko ndi mwiza, yisanga yabonye abagore bamubwira ko ari mwiza. Izari 2 zinduka 8 z'ijoro, yanataha yagera mu rugo agatajya muri telefone. Kubera iki subwo? Bivuga ngo aho ifaranga rigeze risenya byinshi, aho bukene bugeze bwubaka byinshi. Cyangwa kuvuga ngo yaba twibukaga bya bihe twateretanagamo cyangwa twabanagamo, ntago twakizamuye kubera amafaranga n'umushyitsi. Uyu munsi arayafite, ejo azayabura, ariko ibyo byose birangira mu kanya gatoya. Rwose ibyo wambazaga urakoze. Nabuze icyo mvuga ubwo nge numiwe, mpise ntekereza cyane, nerekeza amaso ku bantu bari mu butayu, icyo twita ubutayu, ubushomeri bukabije. Ese yaba Imana genda tugiye mu iyobokamana ho gake tuvuye mu muryango, ijya yitegereza ikabona ko hari ibyo iri bukorera abantu bigatuma yenda urwo rugo rusenyuka, yenda rimwe na rimwe hakaba ari ibyo Imana yima abantu kugira ngo rwa rugo rudasenyuka, abana yenda bakandavurika. Barabonye ati nibasenyuka uriya niwe uzabagendana, nta bushobozi azabona bwo kubatunga, yenda wishobora kuba yarabyemeye kubera yabonye kuzagira ubwenge cyangwa ubushobozi bwo kuba wabitaho. Ubu nta bantu Imana ijya yima ibintu kugira ngo ibintu bidasenyuka. Ndaguha ingero nyinshi, nikanguhe nk'ingero nk'ebyiri. Yego. Iki kibuga turimo, yego, cyangwa se uyu murimo turimo, hari abawubanjemo. Yego. Imana ibagirira neza, ibahindurira izina. Yego. Hari n'ibyo bavuga ngo ibahindurira ngo niba ari n'inzandiko. Yego. Nitwaga mama runaka, ubundi runaka, ni hani shop runaka. Yego. Ego. Aba bantu kuko batinze imbere y'Imana, basezeranya Imana ko batazayihemukira. Kabiri, basezeranya Imana ko batazayireka. Gatatu, baravuga ngo tugiranye n'Imana isezerano ko tutazayiva inyuma. Yego. Imana yitegerezanyije umutima babivuganye, kuko bari bakiri mu butayu, bazi kwambara ipantaro imwe. Yego. Bakayifura bakayanika. Imana bavuga ngo muhinduriye nka muheshatu. Yego. Ndabona uyu muntu yazanyuba. Yego. Ntabwo Imana yariyobeye ko tuzayitenguha, yari ibizi. nta nubwo yariyobeye ko twaba babi. Ariko uzi ikintu Imana ikora, iyo ivuze ngo nzakugirira neza, iyo ni Imana si umuntu, kandi iyo ntabwo ihinduka. Yego. nta nubwo yicuza icyo abikoza cyo, yiraguha kuko atari nk'umuntu. Ariko yimaze kuguha, abanyana uryakosa riri. Yego. Iyo uri gutitiriza umuntu umwaka amafaranga, ubu umwemeza ko uzayamwishyura, ukamuha n'igihe n'umunsi ntarengwa. Yego. Ariko wa munsi ntarengwa bigera utarayabona ngo uyamuhe. Ushaka kumambwa ati ntago ndayabona, ushaka kuvuga ati nyihanganira, sibyo? Ariko y'Imana iguhaye, yego, wowe uhita ubona ko ni wowe uriho, byarangiye. Muri uramugore impamvu azafanuho, yamwibukije ubugabo bwe, cyangwa yamwibukije agaciro ke. Hanyuma se genda tugiye gake, ribaye ikosa ry'uko umugore yahereye mu yindi mirimo akibagirwa gutera yibagiwe inshingano. None umugabo akaba ari none se ijambo rivuga ngo twabura abana tukabona umugabo, bivuge ngo umwana apfuye umugabo ahari, umwana yaguma umugabo yakongera akagira ate akabyara undi mwana. Ariko se wa mwana cyangwa se umugabo apfuye, wa mwana yabyara undi mwana kuri wa mugabo kuri wa mugore, icyo gihe aba ari mama we.
yego rero bishatse kuvuga ngo impamvu nari mvuze iki kintu, umugore wo hanze arimo aributsa umugabo ubwiza bwe, icyo ashoboye n'icyo amaze, iwe mu rugo batamwibutsa. subiramo. None se umugabo avuye mu rugo, bamubwiye ko nta munyu uhari, nta sukari, nta sabune, igitenge cyashaje, bamuhaye mbese ibintu byinshi yikoreye, kandi n'ukwezi kw'inzu kugiye gutezamo, sibyo? Noneho naramuka ageze hanze araza kugongana n'umubwira ngo muraho neza, mumeze mute, ese mwari muraho, n'utundi tuntu twiza, yumve za stress akuye iwe, afite umuntu uzimumaze. Yego, noneho wa muntu nazimumara araza kumva ko wa wundi uri wari stress kubera iki cya gihe bamaranye. Uyu mugore ntago yibutse ko umunsi bateretanaga bakundanaga cyane, basezerana kuzabana iki akaramata. Nk'ubu nje ndabyibuka umugabo yajyaga ambwira ngo sheri, ngo Imana izambabarire ngo ku munsi wanjye wo gupfa ngo mba ari wowe nzagwa mu biganza. Iryo jambo yambwiraga kubera ko icyo gihe nta wundi muntu wari umukeneye, nta n'undi muntu wari umwitayeho, nta n'undi muntu wavugaga ati uyu mugabo ko mbona ari mwiza, kubera ko iyo ukiri mu butayu waba urahombanye. Rero iyo umaze guhombanuka uhita ubona abandi bantu bagushagara. Bishatse kuvuga iki? Iyo hano hari ubukwe burahumura, ariko iyo bakirambagiza ntibuhumura. Bivuge ngo natwe tukiri abakene, arambwiraga ati mugore wanjye nkunda, mbabarira nzakugwe mu maboko ku munsi wanjye wo gutaha. None uyu munsi amaboko yanjye nta yarimo, kandi niyibuka akakana aribuka ko yigeze amisezerano rivuga ngo azagwa mu maboko yanjye. Yego, niho narimbikurije nguha kugira ngo nguhe urugero uhita unarwumva vuba. Uyu mugabo avanye stress mu rugo z'uku kwezi kw'inzu kwarangiye, abana ku ishuri barabirukanye, uniform yahiye, bateye pasi rashya, umukozi ukwezi kwageze, ku kazi ni sereri, ibintu byose nakavuye. Ahuye na wa wundi uri hanze. Yego, kandi nituza kugenzura tugasanga umubare mwinshi ari abagore bibana. Yego, noneho ahure na wundi umubwira yo mwari mwarabuze mumeze mute n'utundi na ya magambo meza, wowe wakagiye kumutura ibibazo wabanje kumubwira. Yego, haryo ubwo niba mugutwara uzavuga ko umugabo yarera kunaniye cyangwa niwe wabigizemo uruhare. hanyuma se yenda tukiri ku mugabo aho namuvugiraga tumugezeho kuki uriya mugabo wabanye n'uriya mugore ameze nabi. Byanga byakunda iyo uko umuntu agenda arushaho guhindurirwa imibereho, akarya neza, akambara neza, agenda asa neza, uko umubwira amagambo meza agenda arushaho kubyibuha, ibyo bintu birabaye. Kuki uyu mugabo yemeye ko imvune yagize umusaruro ugiye kuribwa n'abandi bagabo? Nakubwiye ko habaho guhagana rega, uzacunga nese ko nkubajije ngo warya kawunga icyumweru, ariko cyagihe uri mu butayu baravuga ngo mana niyo wampa kawunga nkayisonga nkayitekamo n'igikoma najya nkoza mbikoza nkarya. Ni wabyinubaga? Yego. Uzi impamvu utabyinubaga? Nuko nta kindi kintu wari ufite. Yego. None ubu uyu munsi kubera ko ufite ubushobozi bwo kuza kwigurira ikiro cy'umuceri, yego, kawunga ntago uri buyikoze. None ni gute nzataha rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu turi kumwe? Ntabwo wibutse kumbwira rya jambo twatangiriyeho. Yego, ahubwo ndatashye nsanga uracyari mu kavuyo k'abana, nsanga barara wavuye muri stress z'akazi, umunaniro ni wose wagaramyaho. Hari ikindi kintu nyibukije. Umugore umwe no mudivantiste umunsi wa karindwi, yego, yajyaga yifuza guhorana gashya. Kugira ngo urumva shuka nka nyirasengera muganije mugati burya abagabo bakunda ku muntu ahora hindura ahorana gashya. Cyane. Umunsi umwe aganira n'undi mugore amubwira akantu. Amubwira ati nyine nimuza kugera muri stade, uze kuza guconga umupira gutya, ukate ikorosi, utsinde igitego gutya. Ako kantu. Maze umugore ageze mu rugo urumva yavuga ati umugabo yafasha andi masomo. Ati umugabo yatinze kabisa. Ubwo bageze muri stade batangiye umupira sasa. Umugabo ni ibintu byahindutse hasi hejuru, abona umugore ari guconga umupira ukundi kuntu akanawumva. Yego, akawumva. Umugabo ibintu biramunezeza biramuryohera. Ariko babishoje
umugabo ahita amufata mu ijosi tukambwira ibi bintu wabikuye none cyane ati ibi bintu ushobora kuba ufite ahandi hantu wabyigiye none ko n'aba bagabo abagore bari kubazanira udushya wa mugore bikaba ikibazo nk'umugore wumvise ibyo bintu uturanye nawe kandi hari abagore baturanye pe urumva nanjye nabimenye ko twagiye gusifura uwo mupira gusifura umupira warangiye cyangwa ni wowe umupira ryarengeye oya gusifura umupira warangiye turebe ko aya makipe atazahora arebana nabi nka Rayon Sport na APR ahubwo yumvikane sibyo biza kurangira dusanze mu by'ukuri wa mugore ari umunyabwenge ahubwo umugabo ntiyabimenya ese niba umuntu azana agashya n'umugabo yenda birashoboka ko ari uko nk'umugore wumvise ibyo bintu akamenya inshyi wa mugore yariye azahindagura gute noneho reka nguhe n'urugero rworoshye ariko umbabarire uyu muntu nabyumvaza ntazavuge ko muvuyemo amfashe yarambwiye ngo Mariro ni Karame ati hari ikintu nshaka kugiraho inama ntiyego ati namenye ikinini yego gishobora gutuma umugore agira impumuro nziza ukuntu agahindura amateka ariko nyibwiye madamu yambaza aho nayimenyeye yego atari kusanganirize madamu wowe mundangirira icyo kinini gituma umugore agira impumuro ngo nziza bitabaho mu mateka yego noneho bishatse kuvuga iki hari woderi nyine yumvaga adashaka mu rugo iwe ariko kubera ko nyine mugira bya bintu byanyu byo kwirwa mukatakata wagira ngo inguni zose zo muri iki gihugu nizanye akatakase bagira aho bamurangira icyo kinini yumva noneho kigize impumuro nziza erega suko tuba muba mutakubaganye sinuko abagore batakubagana kandi umuntu wese yifuza guhora hanga gashya kugira ngo ajye hejuru y'abandi kandi uza nunacunga uzasanga umuntu uko amataje uko ari abiri usanga zifite designer zitandukanye bivuga ngo rero natwe mu rugo duhora mu irushanwa ryo kugira ngo duhindure agashya ahubwo iyo bibaza kwihangana ku ruhande rumwe umugabo wese avuga ati ariko ibi bintu ko nabikuraga hanze wumva hano agashya kabera abibwiwe n'iki ko nari narabibonye kwa nabibonye kwa Nyirambegeti yego none ni gutebije kwa Nyirabijumba abikuye he bije bite ariko subwo ntago yaba yahuye na papayi bikabaye nawe yamwigishije ibi bintu wabonye kesi hari rero bishatse kuvuga iki uko dufite intumbero zo gutera imbere hari n'abarwanya gutera imbere kwacu niba mvuze ngo reka urabona kenshi tugwije umubare wari gusenya ngo arabarokore abarokore dufite kesi imwe kumva ko tuzahurango mu gitambaro no mu bikanzu birebire mu bana mu murimo w'Imana yego hanze wavuze ijambo rikomeye naryo ngiye gukoresha abantu banyihanganire Satani yahinduye strategy y'uburyo yambika abakozi bayo muririrwa mukubitana imitego n'abambaye imuntege mukabizibona muririrwa mugongana n'ibigusha ngiye n'umgendaza no kugwa icyo kigusha twijyanireyo arakubwira ati mwami Yesu rimwe kabiri mugata muganira ibyo mu majyepfo nta kindi kiganiro niyaguhanura leta akubwira ati mu majyepfo wacitse intege noneho ugahita uvuga ati rwose Imana impa imbaraga zo mu majyepfo agahita akubaza ngo mbese byagenze bite urumva akunda utwo dukuru turamuryohera cyane noneho kandi akora buryo ki abakora geste zikwereka ko agukeneye yego none tubwizanye ukuri niba twafungura radio tukumva amakuru tukamenya aho igihugu kigeze twajya kuri social media tukareba iri kuhabera ni gute tutazihangira udushya tuvuga ngo ariko se Mariro ze kugira ngo izina ryanjye ryaguke ndakora iki ese kugira ngo umugabo wanjye muhindurira agashya ndakora iki ugasanga nuhindura uburyo urisenyera kandi ubwo wenda wagiye mu kagoroba k'ababyeyi bakugiriye inama baranakubwira ati nyabona iyo umugabo avuze uraceceka ariko mu iminsi niduceceka tumeze nk'amasasu cyangwa nk'amavubi uravuga ugahita hagarara di unagiye ejo nakwibeshaho yego tukagira reka nongere mbwira abagore ngo tugaruke ku ijambo rivuga ngo ba mutima w'urugo mutima w'urugo n'umuntu yiga kujera ikigeragezo cyose ahuye nacyo akihangana kandi akakiga akanagicamo kugira ngo agire hava agire naho agera nimfata urugero ku bakera
bakera ngo ntago bajyaga basangira n'abagabo ku meza yego ngo kubera ko cyabaga ari icyubahiro gikomeye ntabwo wajyaga guha n'umugabo ibiryo wabyitondeye wabiteguye ariko uyu munsi umukozi uragabura. hari uwo twaganiriye ejo arambwira ngo abagore bo mu Rwanda ngo ntibazi gufata neza abagabo ngo ngo ntibazi kububaha. Abo mu Rwanda ngo yaravuye ahantu mu gihugu hafi duturanye ngabona imyifatire y'abagore baho nawe azazanye agashya ubu aravuga ati nongera kubona umugabo ntazancika. uwo aravuga ati umugabo yancitse kubera amakosa yanjye. Yego. Atari kubumvuye kwiga. Uruhande runini amakosa amwe namwe aturuka kuri twe. Kubera ko hari nk'ubu wenda iterambere ryari ririho kera. Yego. Nta matelefone yabagaho ngo turafuhira abagabo tujya mu matelefone. Nitureba umubare munini w'ingo ziri gusenyuka ziri kuva ku matelefone. Uramutse uri umubyeyi ufite umugabo mwumvikana ntacyo umukeka nawe ntacyo agukeka buri wese agaragariza undi amarangamutima urukundo ubona nta cyahindutse umunsi umwe ugakora urugendo ukajya Rusizi ugeze mu nzira akubaza ugeze he wagera Rusizi wagezeyo amahoro yego mu ijoro sheri uryame neza mu gitondo sheri uraza ryari ugahita ufatwa n'amarangamutima wagera i Nyanza hari ahantu imodoka zijya ziparika haba utuntu twinshi hameze nka kuri abantu bajya mu majyaruguru babigenza warangiza ukavuga ati uyu mugabo wambajije amakuru buri kanya reka mugurire akantu keza akamugurira akantu keza none ningera mu rugo nkamutunguze akantu ukakagura wagera mu rugo wakamuha kuko yenda ugeze mu rugo nijoro akakabika mu gitondo cyo ukabona agahaye abana yakwigisha iki. Ikindi cya kabiri kugira uze kubisubiriza rimwe turi kugana ku musozo ntitujya dukora ibiganiro birebire. Yego. Uramutse uri umugabo ukaba ufite umugore ukunda mubanye neza cyane nta kibazo umunsi umwe ukamwaka amazi ngo ukarabe yenda ku ntoki akakuzanira amazi yanduye yenda yogeshejemo dodo harimo na bwabo babi wabigenza ute? Ego urakoze. Reka duhere kuri ayo mazi arimo utudodo imyanda mbese bishatse kuvuga ngo umwanya umwe nujya gutesha umuntu agaciro uzamenye ko bwa mbere ari wowe umaze kugata sibyo nujya guhereza umuntu ikintu cyanduye uzamenye ko muri we wabanje kwandura mbere yuko we ugiye kwanduza we yanduye cyase kimwe igihe wapangaga kumuhereza ya mazi yanduye nuko hari uruhande rumwe uzamwiriguzaho ngo nta mazi yarahari ngo narindi kujera amazi ku rundi ruhande uzabanza umubwira ati karaba yangaya kugira ngo tudasesagura ku rundi ruhande uzazana urwitwazo ariko ngarutse ku kintu bita kubaha yego umugabo nanone mu rundi ruhande abagabo ngiye mani babaremba avuga mu buryo bubiri hari umugabo wuzuza inshingano yego ariko se nanone hari n'abagore baba baratawe n'abagabo nabo tubita abagabo b'abagore nujya kumuhereza amazi yanduye icyo nongere nkigarukeho nanagitindeho nanakivugeho neza wowe ubwawe uzabanza wandure ubone ko n'ugiye guhereza yanduye kuko ntago uzajya guhereza umuntu amazi ubizi ko ari mabi nta kibazo muri wowe ufite cyangwa se ubona ko mudafitanye ikibazo ukeneye kwa kubaza ngo mbese kuki umpaye ibintu byanduye uzahita umubaza ngo mbese we washatse kumenya impamvu nzanye amazi yanduye hazaba habanje kuzamo ikibazo kuko ndatekereza nta mugore wapfa guhereza umugabo amazi yanduye nta kibazo cyabayemo cyo si kimwe. Yego. Kabiri ndabita nguha urugero uyu muntu nawe rwose ambabarire ngende kuganira n'abantu benshi muri iyi minsi benshi umugabo ya depoje umugore ku kazi anubwa ati ntago ndi bugatindemo nibyo ngiye gufata nkabikorera mu rugo umugabo ahita yirukanka ajya gukoresha agakomande k'isamaki nawe aranyumva ubwo buhamya aranabutanze ngo sinzi YouTube buriho ariko ndagira ngo mbyibutse abantu neza amaze kubitunganya kaga komande umugore amuhamagara hasigaje iminota nk'itanu ayirangije ya komande aragenda ashyikira umugore yaraye ngo yo samaki ari muri aluminium iteretse gutya hamwe imbere simbazi sinzi uko hitwa arangije abona umugore ntayitayeho
aramaza ngo watindijwe n'iki umugabo n'umutima mwiza ngo aparika urabona uzamuka ngo ujya mu mujyi ahita ajyana mu cyapa araparika aterura yanani n'umutima mwiza yasamaki ayihereza umugore akiyimuhereza umugore arayipfundura apfunduye asanga ni isamaki yarayifasha yikubita wa mugabo ukuri yego wa mugabo amubwira ijambo rikomeye amubwira ngo byumbabarira nujya ubona ntwaye imodoka ntukantere stress iryo jambo yamushubije yihanagura yasamaki arongera arayizinga neza ayiterekaho baragenda begereje kugera iyo bagera umugabo abwira umugore ijambo rivuga ngo wa mugore we nahereye kare ntwaye imodoka nshaka ahantu hari igikamyo ngo twinjiranemo dupfane dusiga abana bacu ari imfubyi ariko icyambabaje ikamyo nayibuze ariko icyo ukoze Imana izakiguhanire ngo ahita yongera yatsa imodoka ngo umugore ngageze imbere ngo ikimbwa yanze ngo ushyiraho ireba afata yasamaki ngo atangira kuyirya barihima bamujinya ntago rero umugore yarekeye aho ngaho byaje gufata buje ajya gutwika icyumba abana bararagamo kandi ntago bari barimo ngo ashyiramo akabuje munsi ndumva yaranabihaniwe niko niyo makuru mfite yego aratwika nabwo mu gutwika abeshyera umugabo ariko ibihamya bije bifata umugore amahoro barabonetse rero bishaka kuvuga ngo hari ikintu bita navuga ngo nk'ubu buringanire bwaje nabwo burimo burakora amakosa uburinganire bwaje burimo burasenya ibintu abagore nibo ngere bamenye inshingano zabo babe bamutima w'urugo mwabagabo mwe namwe mutubabarire mwongere mukurure cyagiye tukiri kuteretana tuki muri bwa buzima tukibana muri ya minsi yari igoye mwongere mutekereze kabiri mwongere mugaruke mutugarukana rwa rukundo impuhwe n'imbabazi mwari mudufitiye mudusezeranya ko muzatubera moto murambutiyaje mudusezeranya ko muzatubera ibinyomoro igihe twabuze amaraso mwongere mubyibuke mugaruke murakoze cyane Imana ibaho umugisha reka tugushimire ufite byinshi cyane byo kuba watubwira ariko ibyo tubwiye reka tubanze tujye kwiga ibyo ngibyo ni ukuri Imana y'amahoro guhereza umugisha kandi ikwagurira imbago ndetse kandi birashoboka ko igiti cyatemwe iyo cyabonye imvura cyongera kigashibuka kikera imbuto ziruta izambere wowe warudukurikiye niba utarakora subscribe ukora subscribe ariko kandi hari ababyeyi badukurikira shaka kuvuga ati uyu muntu mbonye namwigiraho ibintu byinshi kuko ibintu byose burya ntabwo babivugira kuri social media hari waguhamagara ukagira ibindi umubwira ari umubyeyi tamutsa nimero ya telefone erega burango nutaribwa ntamenya kurinda yego nimero mwihangarire no muri mobile money baruyo Maria Rosa nde harya ndaje mbyivugire yego mukarusi amazina abaruye kuri mobile money niyo mperaho kubera ko ndabizi neza niyo mukesha Marie Rose nimero ni 0788 9 28 4 yego reka tugushimire Imana y'amahoro guha umugisha murakoze cyane shalom.